tubakiriye mu kiganiro The Barbara Show, ikiganiro kiza kuri screen cyangwa se ku mateleviziyo yanyu, amatelefone yanyu, bitewe n'ahantu muba mudukurikiye. Nimba udukurikiye kuri televiziyo, udukurikiye kuri Isibo TV, niba udukurikiye ku mbuga nkoranyambaga, ukaba uri kuri Facebook cyangwa se iyi video ukaba uyibona kuri Instagram, uyibona kuri Facebook, turakwakiriye. Turagushimiye ko ufashe umwanya wo gukurikira kino kiganiro. Iki kiganiro rero kigamije kuduha urubuga rwo kwigiraho ibintu bitandukanye by'ubuzima. Nanjye utumira abatumirwa batandukanye, mba nshaka kugira ikintu niga, reka rero nkwakire mu rugendo rwo kwiga. Uyu munsi turiga ku nsanganyamatsiko abantu benshi bakunda kwibaza, cyane cyane abari n'abategarugori cyangwa se abakobwa n'abadamu. Dukunda kwibaza ngo ubwiza ni iki. Nanjye njya mbyibaza nka mugenzi wanyu, njya mbyibaza ntiharijya kugira ngo mbe mwiza cyangwa ndi mwiza, biterwa nuko umuntu yabyutse, biterwa nuko byumva. Ariko hari umudamu twahuye. Uwo mudamu niwe mushyitsi dufite uyu munsi. Bwa mbere duhura yarandebye arambwira ati ufite igikara cyiza, kandi ntangazwa nuko abimbwiye ari inzobe. Ndabizi dukunze kwibwira ko ubwiza ari inzobe, kubw'iyo mpamvu tugashakisha ibirungo bitandukanye bituma tuba inzobe kugira ngo tube beza. Ariko uwo mudamu twarahuye, ukuntu yandebye n'ukuntu yanyitegereje, numvise nishimye ko hari umuntu mbwiye ko ndi mwiza. Noneho iyo ubibwiwe n'umudamu mugenzi wawe, urabyumva ukuntu biba bifite uburemere. Arambwira ati ufite igikara cyiza, uri mwiza. Ntibyagarukiye aho, buri gihe iyo duhuye arambwira ati uri mwiza cyane. Rero uwo mudamu niwe twakiriye uyu mugoroba. Ni rwiyemezamirimo, amaze imyaka 12 ari umucuruzi, ariko by'umwihariko acuruza cyangwa se afasha abagabo, abagore n'abana kumenya amavuta yo kwisiga. Nawe n'umudamu mwiza, yitwa Dusabe Denise Claire. Tuguhaye ikaze Denise. Murakoze cyane Pastor Barbara. Yes. Nishimiye kubana namwe muri uyu mugoroba. Yego. Narabibitse mu mutima ko wambwiye ko ndi mwiza. Kubera iki? Kubera ko akenshi ntabwo tujya tubibwirana hagati yacu nk'abadamu. Kubera iki tutajya tubibwirana? Nkeka ko abadamu benshi batifitiye icyizere no gutinya kubwira mugenzi wawe uko ikintu wakibonye. Kuva kera ndi muto ndi umuntu ukunze kubwiza umuntu kuri, igihe usa neza ndabikubwira, igihe usa nabi ndabikubwira. Mu muco wacu ntabwo tubimenyereye, kuko usanga kujya kubwira umuntu ndabona udasa neza, aka kantu nabikubonyeho, ntibikunze kugaragara neza mu muco w'ikinyarwanda. Byitwa kunegurana, bya bindi byose, amazina yose, ukanga kugirana ikibazo n'umuntu. Ariko nanone nkurikije umurimo nkora kandi ibintu nkora kuko mbikunda, sanga ari ngombwa ko ubwiza umuntu kuri. Niba umuntu ari mwiza, ubimubwira amenye ko ari mwiza. Niba umuntu afite ikibazo ku ruhu, umubwire mu kinyabupfura, unamusobanurire, ariko umwereka nuko wamufasha. Twinjire rero mu bintu ukora. Ibintu ukora ni ibintu bijyanye no gufasha abadamu, abagabo n'abana kumenya amavuta yo kwisiga. Ucuruza amavuta. Akenshi dukunze nanone kuvuga ngo ubwiza bujyanye n'icyo wisiga n'amavuta. Ariko ubwiza ni iki? Ubwiza ni iki? Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko biterwa n'ubibwiwe, bitewe n'uwibona uko abibona. Ubwiza ni iki? Kuri jyewe ubwiza ni igihe wowe iyo wirebye, umaze gukaraba, urambaye, urireba muri miruwari yawe mbere yo guhura n'abandi bantu, wagombye wowe mbere na mbere kumva ko uri mwiza. Igihe utemera ko uri mwiza, uba ufite ikibazo gikomeye. Ubwiza ndabusobanura gute? Ubwiza ni ukuba usa neza. Umuntu wese muhuye ashobora kukureba akavuga ati uriya mudamu ndabona ari mwiza. Ariko buri muntu wese ni mwiza ku giti cye. Icyo ni ikintu abadamu bagomba kumenya. Buri muntu wese afite ubwiza bw'umwihariko. Ariko ubwiza butangirira kuri wowe, ukuntu wibona. Aho hantu rero hazamo
hazamo imyumvire, hazamo n'ukuntu umutima wawe umeze, uko wowe wibona, uko wowe wifata. Ushobora kuba hari ibintu byinshi bituma wibaza ko utari mwiza, ariko ukaba ufite ubushobozi bwo kujya muri DDC ahantu ugurisha amavuta. Muri DDC ukagenda bakagushakira amavuta meza ahenze, ariko wareba Denise utari ko kuki ntasa na Denise, cyangwa kuki ntasa na Barbara, cyangwa kuki ntasa na Jeanne, ntasa na, kandi wabishoyemo amafaranga, ariko ufite ikibazo muri wowe. Icyo gihe uwo mudamu wamubwira iki? Iyo muye n'abantu nk'abo, mpitamo ko tubanza tukicara tukagirana ikiganiro kirambuye, kugira ngo ikintu uje kungurira ukijyane ukishimiye, ufite umutima mwiza. Kuba mwiza ntabwo ari ukubera ko uri inzobe irutiye abandi, ntabwo ari ukubera ko unanutse, ntabwo ari ukubera ko uteye neza. Kuba mwiza biterwa wowe wenyine, iyo wirebye ubyumva uti. Kuba mwiza ntabwo ari ukwisiga amavuta ahenze, ariko amavuta ahenze nayo turayagira kuko biterwa n'ubushobozi umuntu afite. Ni byiza ko tubanza tukagirana ikiganiro, tukumva icyo ushaka, nkagufasha ukansobanurira uti ngewe ibyo nifuza ni ibi ngibi, nanjye hari ibyo mba mbona, nkagerageza kukubwiza ukuri, kugira ngo ibintu tubyinjiremo neza. Atari ugupfa kuvuga ngo nabonye Barbara arasa gutya, nanjye ngomba kumera nka Barbara. Hari umuntu ushaka kuba ukunda imisatsi miremire, Barbara akunda migufiya. Ese nituguha ya mavuta cyangwa tukaguha icyo twita ni makeup cyangwa se ikirungo, turaza kukivuga turaza kukivuga. Biterwa n'umuntu, ariko ni byiza ko umuntu nawe utuganye atubwiza ukuri, kuko abadamu dufite akantu kanini ko tutavugisha ukuri, cyane cyane iyo uje gushaka amavuta. Ukaza uterega, urumva ngewe ndumva nshaka gusa neza, ariko bya bindi bidakabije. Ese ibikabije ni ibihe, ibidakabije ni ibihe? Uvuze ku kintu cyo kwimenya wowe ubwawe ku giti cyawe n'ibyo ukunda. Ngiye ku giti cyanjye nkunda imisatsi migufi, ariko ndibuka bwa mbere nogosha imisatsi yanjye, inshuti zanjye zamvugirije induru, ukoze ishyano. Ariko ngewe nireba mu kiyo, nkumva ndishimye, imisatsi yanjye migufi ndayikunze, nanayikaraze nkayikaraga neza, nkumva meze neza. Ariko kubera ko muri sosiyete duhora, kandi ikindi kintu nabonye, abadamu twihutira kuvuga ibintu biri negative, ukihutira gushaka ibitagenda mbere y'uko ushimira n'umuntu ibirimo kugenda. Ugahita usanga tugenda dufite amakomplexe, cyangwa se dufite ukuntu wumva utameze neza muri wowe, noneho tukajya gushaka amavuta, ariko ahanini muri wowe niho ubwiza butangirira. Na umuntu aje kukureba Denise, arashaka amavuta yo kwisiga, ikintu cya mbere umubwira ni iki? Ikibazo cya mbere nkunje kubaza umuntu, ukarabute, wisigute. Ukarabute, buretse fata pose, gukaraba ngo bimeze gute? Banza umbwire, bitangira mu gukaraba, menye nimba nanjye nkaraba neza. Birashekeje, ariko wihangane ko ngiye kubikubwira gutyo. Abadamu benshi ntabwo bazi gukaraba. Iyo mbivuze abantu baraseka. Hari uburyo umuntu akaraba, ugakaraba neza. Hari ibikoresho byabugenewe umuntu akoresha kugira ngo akarabe neza kandi unoge. Nk'ibihe? Hari amaga umuntu akoresha, hari amaga yo gukoresha buri munsi, hari ga za masike, sibyo? Ibyo byose ni ikintu umuntu akeneye kumenya. Izo detaye ni nyinshi. Ga za buri munsi ni izihe? Ni ga wambika ibiganza byawe bibiri, zitagera mu maso. None se ko iyo batugurisha akaga kamwe, ariko ntabwo ufite ikiganza kimwe, mufite ibiganza bibiri. Nkeka ko na benshi biterwa no kutabimenya, iyo umuntu atazi ikintu. Ariko ubundi muri za formation nahawe ku bijyanye n'ubwiza cyangwa no gukaraba ugasa neza, ugomba gukoresha ga ebyiri. Izo ga ebyiri zikabahera aha mu ijosi, ukamanuka ahantu hose ukabasha kuhakora. Hakaba niyo mu maso,
hari uburyo umuntu akaraba, umudamu agakaraba neza. So tutaragera ku mavuta bitangirira mu gukaraba. Ugomba gukaraba neza. Ukaraba kangahe ku munsi rero? Nkose abantu gukaraba kabiri ku munsi. Mu gitondo akenshi kubera imirimo tujyamo hari igihe usanga twirukanka, ariko ni mugoroba ugafata umwanya wawe ugakaraba neza, ukisiga ukinogiriza. Hari ubwo abadermatologe cyangwa se abantu bize ibintu by'uruhu bavuga ngo ikiza nuko nijoro utisiga amavuta. Hari n'abandi akubwira ati nintisiga uruhu ruruma cyane. Wamubwira iki? Biterwa n'umuntu ku giti cye. Biterwa n'uruhu rw'umuntu ku giti cye. Hariho abakunze kugira umwanya nimugoroba bagakaraba bakisiga neza. Ubundi ni byiza ko umuntu nimugoroba agiye kuryama ukaraba neza ukareka umubiri wawe ugahumeka. Ariko hari n'abandi bahitamo kwisiga bakinogereza, kuko ngo amavuta meza nakuraye ku mubiri. Ukisiga neza ukinogereza, ukabuza iti jyewe ni nakarabye nashyizeho amawire meza kugira ngo amavuta yoroshya uruhu, agaburira umubiri. Igihe uryamye usinziriye umubiri wawe nabwo urimo uruhuka, n'aya mavuta barimo gukora. Tuvuze ku mavuta, mu myaka mike ishize leta yaciye amavuta yo kwitukuza. Ibijyanye no kwitukuza ngiye ku giti cyanjye, mbere na mbere umuntu nubaha amahitamo ye. Nta nubwo bisaba ko tubanza kubyumvikanaho, nta nubwo ndi kuko ubuzima n'ubwawe nanjye ubuzima n'ubwanjye. Nimba uhisemo kwitukuza, njyewe ntago nzitukuza, sibyo? Ariko hari impamvu leta yaciye ayo mavuta. Wowe nk'umuntu ukora muri iyo business, muri ubwo bucuruzi, utekereza iki ku mavuta yo gutukuza uruhu? Ndabizi ibyo byose nk'abagore tubikora kugira ngo tube beza. Nk'ubu nkakwitegereza Denise uri inzobe, kandi niko musi wanyu mwese muri inzobe, ntiwitukuje. Hanyuma ariko nkumva ukuntu usa ntibihagije, nanjye ngomba kugira akantu nkora. Ubitekerezaho iki ku kintu kijyanye no kwitukuza n'amavuta yo kwitukuza? Icyambere ndashimira leta yacu kubona yarabashije kuzana icyo gikorwa cyo kugira ngo bace ibintu byo kwitukuza, ibintu byo gukoroga amavuta. Nkanjye uri no muri no business mazemo igihe, ni challenge nini cyane twakunze guhura nayo, kubera ko umuntu wese azi ko umugore mwiza ari uw'inzobe, kandi ntabwo ariko bimeze. Namwe mwicaye hano imbere yanjye urabona ko uri umudamu mwiza ariko utari inzobe. Ibyo byo mpora mbivuga igihe cyose. Amavuta atukuza yica uruhu. Umuntu aratangira akisiga ari mutoya, uko ugenda ukura hari ikintu kigenda kiza, kigagenda kiyongera bikazagera ahantu ujya no ku mudermatologue atakibashije kugufasha. Uruhu rwarangiritse. Kubera iki? Kubera ko abenshi, abanyafurika benshi dushaka kwigana abazungu. Ntabwo twishimiye uko dusa, kandi mu by'ukuri turi beza. Navuga ngo mu banyarwanda harimo abirabura, harimo ab'inzobe, ariko utagiye gushakisha kuko ushaka gusa na kanaka. Ngiye mbyita no kutigirira icyizere. Nukuti sinzi self confidence, kuba utayifite. Kuba mwiza ntabwo ari ugushaka kuba inzobe. Umugore w'inzobe asa neza n'uwirabura asa neza, ariko ntushakishe ngo ubu usa nka Barbara ushake kuba inzobe nka Denise, tuba ariko tubyita. Kuko icyo gihe hari etape nyinshi ugiye kuburira kandi zizageraho zikakugaruka. Ubitangira uri muto, ariko iyo ukuze urabibona ko ibyo wakoze atari byo. Haba iki ku ruhu rwawe iyo ukuze warisize amavuta yo kugutukuza? Utangira kurwara ibiheri, utangira kuzana ibintu by'ibibara mu maso. Birizana gutyo? Birizana kubera ko ya mavuta bakoresha ibyinshi birimo amacorticoide, birimo ibintu byinshi byica uruhu. Mu by'ukuri ushobora gusa neza ariko utisize bya bintu byica uruhu. Hari ndibuka bwa mbere nza muri DDC,
ikintu cya mbere warambajije uruhu rwawe ruruma, ufite dry skin, uruhu rwumye cyangwa ni uruhu rusanzwe. Sinzi ko abantu benshi babizi cyangwa se babitindaho. Ujya kugura amavuta cyangwa kwita ku ruhu rwawe, ibyo ni bimwe mu bintu by'ibanze. Ibyo rero ni nabyo umwihariko wa DDC. Iyo winjiye iwacu ikintu cya mbere tubanza kureba ni uruhu rwawe. Ese ufite uruhu rwumye, ese ufite ibiheri, ese uruhu rwawe ruravanze. Uza tukagutega amatwi. D'abord tugomba gutega amatwi icyo umukiriya yifuza, ariko tukakugira inama dukurikije uko uruhu rwawe twarubonye. Kuko hari uza ashaka kumera nk'undi ariko atari ko uruhu rwawe rumeze. Aho ni naho hari ikibazo gikomeye. Iyo uza ushaka kumera nka kanaka ndetse n'uwo muvukana ntabwo mugira uruhu rumeze kimwe. Ku buryo umwihariko wacu ni uko tugufasha kumenya uruhu rwawe, tukagufasha no guhitamo amavuta kugira ngo ejo utazibeshya ukanica n'uruhu rwawe. Okay, dufashe noneho umuntu udashobora kuza muri DDC, ni gute yakwita ku ruhu rwe mu bintu bisanzwe, mu buzima busanzwe, kugira ngo umuntu agire uruhu rwiza? Akora iki? Hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora kugira ngo ugire uruhu rwiza. Kugira uruhu rwiza erega ntabwo ari ukuvuga ngo nuko twisize amavuta gusa. Ubuzima bwacu bwa buri munsi bumeze bute? Ese tunywa amazi ahagije? Urananyibukije nanjye. Ese tunywa amazi ahagije? Dufata imboga zihagije? Uruhuka ku buryo bungana gute? Ntitwibagize ko tugomba no gukora siporo kugira ngo igihe dutranspira tuva ibyuya. Igihe tuva ibyuya, iyo ukora siporo umubiri wawe ubira ibyuya. Iyo ubize ibyuya ubona ko umubiri wawe ukeye. Niyo wakwisiga vaseline rwose uba ubona usa neza kandi ukeye. Siporo rero nayo ifite ikintu ifasha uruhu cyane. Imboga n'amazi no kuruhuka, gukora siporo. Kuruhuka umwanya ungana ute? Njye mvuga ko iyo umuntu aryamye kare ni ryari? Biterwa na karite y'ibitotsi byawe. Ese ushobora kuryama amasaha 6 ariko ukaryama ushikagurika ntusinzire neza bitewe na stress yawe, no kugabanya stress. Kuko igaruka kuri cya kintu twahereyeho mbere dutangira, umutima wawe, ibiri mu mutima wawe. Kuko ushobora kuza ukambwira uti nsiga nkagusiga, ariko niba hari ikintu kitagenda neza mu mutima wawe, muri wowe, niyo twakora iki ntabwo byakunda. Kuruhuka, kurya imboga, gukora siporo no kunywa amazi menshi, no guhitamo amavuta meza ajyanye n'uruhu rwawe. Ibyo byose ni ibintu bigendana. Ikindi gikomeye rero, kwisiga ibirungo. Ibirungo ndabikunda. Reka nkubwire, nakuze ngira ngo biva ahantu hatandukanye. Mama wanjye, mama umbyara yakundaga kwimakiya. Ntiyashobora gusohoka atisize tiro. Tiro na poudre. Ndibuka icyo gihe bisigaga exofene. Urayibuka exofene? Mama yahoraga afite exofene na tiro na rouge à lèvres na parfum. Ahagiye hose wagomba kumva ko yisize parfum na tiro ihari na exofene. Ako sinzi nimba exofene kibaho, but mbikura mbona bimubereye, ndabikunda. Nubwo hari imyaka nabayeho meze nk'umwana w'umuhungu ko navukanaga n'abahungu, ariko narabikundaga. Nabona umuntu wisize nkumva ndabikunze. Nza kubyiga rero, ndabikunda. Ariko kwisiga ikirungo bifatwa mu buryo butandukanye. Hari abakubwira ngo nongo umugore mwiza nuri natural, utisize ikintu. Hari n'abakubwira ibyo bintu bitukura wisiga ku munwa. Hari inshuti zijya zimbwira ziti Barbara, uretse kwisiga lipstick, donc rouge, kandi ndayikunda, ariko noneho ubu ngubu bamaze iminsi bambwira ati agapfukamunwa karabyishe, urabyisiga bigasigara mu gapfukamunwa, ariko uretse kwisiga lipstick. Ariko nanone nkavuga ngo ni imyumvire y'Abanyarwanda. Ariko abakobwa n'abadamu b'Abanyarwandakazi dukunda kwisiga kandi hari ikibazo gafite
cyangwa biterwa n'ibyo wisize nuko wabyisize? Kuri jyewe ikirungo nta kibazo ngifiteho, biterwa n'ukuntu wabyisize n'aya mahitamo yawe no kutigana amahitamo yibanze, kumenya uruhu rwawe, kuko mu kirungo aribyo twita make-up harimo ikirungo cy'umuntu w'inzobe. Mu nzobe turatandukana, harimo ikirungo cy'umuntu wirabura. Abantu birabura namwe muratandukanye, ibintu byose bigira amanimero. Hari make-up z'ubuzima bwa buri munsi, hari make-up z'igihe ushaka kuba icyamamare, dore noneho haje na za Instagram na za Facebook. Izo make-up zose ziratandukanye. Hari make-up za kumanywa, hari za nijoro, ibyo byose biratandukanye, ariko byose bikajyana n'uruhu rwawe. Kuko hari ama make-up afite amavuta menshi, hari atagira amavuta, hari ahisha ibiheri. Ubwo iyo uje ibyo byose tuba tugomba kugufasha kumenya ni iyihe make-up ijyanye nawe. Ryari uruhu rumeze rute? Oya, jyewe numva make-up nta kintu ntwaye, uretse ko hari abavuga ngo yego biriya birasakuza, ariko hari ukunda ibisakuza, hari n'ubu ukunda ibisakuza. Gusa ndemeranya nawe kumenya amasaha wisiga ibintu runaka no kumenya nuko byisiga. Iyo mpuye n'umudamu wisize neza ndabimubwira. Urakoze. Iyo mpuye n'umudamu wisize neza ndabimubwira, niyo mpuye n'uwo tiro zitagenze neza nkahita mwereka. Kandi ubu byaroroshye ubu ngubu, YouTube yigisha gusiga tiro cyane. Kuko hari ubyuka mu gitondo, tiro bigomba gusiga, crayon usiga igomba kuba ihuye na face yawe. Sibyo? Twese visage zacu ntabwo ari zimwe. Niyo mpamvu nsaba abadamu kutiganana. Yego. Ukegera umuntu, iduka ricuruza ibyo bintu, hakaba harimo umuntu uri bugufashe ubyumva neza, kugira ngo ubashe gufata ikintu kijyanye nawe. Uwo ni nawo mwihariko wacu muri DDC. Urakoze cyane Denise. Turashimira mwebwe mudukurikiye kuri Isibo TV, mukaba mudukurikiye kuri Facebook, mukaba mudukurikiye kuri YouTube na Instagram. Komeza ukande subscribe zawe turazishaka, turazikeneye kandi turazishimiye, kandi n'umwanya wawe ni uw'agaciro. Iki kiganiro The Barbara Show giterwa inkunga na V4 Images, kigaterwa inkunga na Isibo TV. Tukaba rero turimo kuganira ku bintu bijyanye n'ubwiza. Reka dufate akaruhuko gatoya turebe amapublicité cyangwa se kwamamaza, turagaruka mu kanya. Turimo turaganira ku bintu bijyanye n'ubwiza, tips cyangwa se utuntu inama zimwe na zimwe zadufasha kugira ngo duhindure uburyo duse neza. Denise, urakoze cyane. Mu gihe twari muri pause twarimo duseka tuvuga ku kintu kijyanye no gukaraba, n'uburyo umuntu akaraba, n'uburyo umuntu yisiga make-up. Ndibuka tubonana warambwiye uti Denise, nkunda kutambeshya kandi nkakunda kumbwiza ukuri, ndabikunda iyo umuntu ambwiza ukuri. Ndibuka warambwiye uti Barbara, reka rero nkubwire, ushobora kuba wisiga neza mu maso, ariko dushobora kuzahurira mu bukwe nareba umugongo nkasanga harimo amamarke. Ndakubwira se Denise gute? Ati hari ukuntu abantu bakaraba ntibihanagure neza cyangwa ntibakarabe neza. Abo ni ku badamu, akashyira amafaranga menshi mu mavuta, agashyira amafaranga menshi muri make-up. Twoze tuvuga make-up yaje muri DDC, mwamufashije gutoranya make-up ijyanye nawe n'uruhu rwe, ariko mwahurira mu bukwe ugasanga hano hari utuntu cyangwa abagabo batisiga, ugasanga inkokora
ugasa njya mbibona ugasanga umuntu rwose yambaye kositime nziza ariko haba harimo no kutamenya, haba harimo n'utuntu twinshi buriya tuba tutazi. Nkuko nabivuze kuri iki kiganiro twiga utuntu dutandukanye, ugasanga hano afite umwera cyangwa se afite umwera ku nkokora, cyangwa se ukabona no mu maso yagize nka gutya hano umwera. Ni iki wavuga kugira ngo wabwira umuntu udukurikiye kugira ngo yiyiteho kuri package yose? Twavuze iby'umutima, abantu bakeneye kureba ibintu bibatera stress bakabigabanya mu buzima bwabo, ariko no gukaraba. Tutazahurira mu bukwe mfite amamarike, uzi ko buri gihe ako kantu kangumye mu mutwe, nihanagura amaguru neza no mu mugongo nkavuga nti hatazagira umuntu twicarana nakenyeye umukenyero mwiza cyane ariko mfite marike mu mugongo. Icyo ni ikibazo gikomeye nkunze kubona ntimuze no guhura nacyo, kuko usanga abantu benshi bita ku maso, kuri face, uko ugaragara. Ni byiza ko iyo duhuye ikintu cya mbere mbona ni face, uyu mudamu yisise neza. Harimo ababizi, harimo abafite ibirabago, ariko hari n'ahandi hantu haregana buriya. Hari abantu batazi gukaraba neza, bijyana no kwihanagura neza mu mugongo. Akenshi umuntu abibona iyo yatashye nk'ubukwe twambaye imikenyero, ugasanga umudamu arasa neza pe, ariko inyuma mu mugongo kuko ntiyishyikira, ntiyibuka no kubwira umuntu uri mu rugo ngo amufashe kugira ngo hasige, kandi ni ngombwa. Ni ukuvuga ko igihe nakubonye uri umudamu ukeye usa neza, ngomba kukubona ukeye hose, imbere n'inyuma, ukamenya kwisiga ukinogereza ahantu hose, ugafata umwanya ugasiga amaguru ukayanogereza, ukavuga uti niba nambaye umwenda mugufi uyu munsi ndumva nta kibazo nza kugira. Utaza guhura na wa muntu ufite akajisho kareba ahantu hose akaba yafashe amafoto, wa mugongo ukawusiga. Abagabo benshi bo rwose ntibanisiga amafoto ngo bisiga agasabune. Ibyo nabyo mu muco w'ikinyarwanda ngo amavuta n'ay'abadamu, ntabwo ari byo. N'abagabo ndabashishikariza kwisiga. Abasore barimo bashaka inkumi, abagabo bubatse, ukabwira mugenzi wawe akagusiga, akagukarabya neza mu mugongo, ukisiga ukinogereza. Kusanga nk'abagabo benshi bafite ikibazo mu nkokora, ku ntoki. Hari n'akandi kabazo, uretse ko tujya tugira igihe nka DDC tukegera abantu, ikibazo cy'uko abantu batazi kumenya gutandukanya ka kantu dusiga mu kwaha na parufe, ka deodora na parufe. Ugasanga za deodora, utaravuga deodora, umuntu udafite amafaranga yo kugura deodora yakwisiga iki kugira ngo ntagire ka kantu? Burya n'indimu, indimu rwose irabikemura cyane. Gusa ikibazo ni ukubyuka uyikanda, kuyisiga ku kintu kugira ngo uyisigeho ka kantu ntikaze. Niyo mpamvu usanga abenshi twirukankira muri za deodora, ni akantu ugura ugahita uza ugasiga. Ariko na deodora burya ziratandukanye, kandi ni ikibazo gikomeye dufite, kuko abantu benshi bafite ako kabazo ka deodora, kutamenya kugasiga. Kandi ntiwabimubwira byaba intambara. Ushaka uburyo ubivugamo neza mu kinyarwanda cyiza, ugaca bugufi, ugaca gauche, ugaca droite, ukamusobanurira. Kandi iyo amaze kubyumva, cyane cyane ukenda kubimubwira mu bantu. Burya buri muntu wese aba ashaka akabanga mu cyubahiro. Ushobora gusanga umuntu rwose muri ya costume nziza cyane, ariko ukaba uri presse yo kugenda ngo ni ikibazo nkunze guhura nacyo. Birahari mu mabanke, utinya no kujya ku murongo ahantu hurira n'abantu benshi, b'abantu bambaye costume, ngira ngo ni ukutabimenya. Ibyo byose hakazamo gukaraba, kwisiga, hazamo ibintu byinshi. Kwisiga birareba umwana, birareba umugore, birareba umugabo. Aho niho DDC ahaba rwose. Turagerageza, dufite n'abana twatoje kumenya kwisiga, kumenya guhitamo deodora, kumenya kurwanya cya cyuya. Umuntu ufite ikibazo cy'icyuya, eske hari ibiryo yarya, barabivura? Nibwira ko babivura kwa muganga. Kwa muganga barabivura, ariko hari twese ubundi tugira icyuya, buri muntu wese agira icyuya cye. Hari amadeodora ugomba kumenya gusiga
mu kwaha bijyanye n'icyuya cyawe sibyo tukagufasha kuko hari ibibazo tukubaza ese utranspira ku buryo bungana gute kandi hari n'imyenda ushobora gusigamo deodora noneho bikabyara ubundi muhumuro ntazo ukuntu nakubwira fabric imyenda ifite umwenda nk'amasentetike amakoton ukimenya umuntu agomba kwimenya buryo ubundi buri muntu wese afite icyuya cye ukimenya ukamenya uko ugomba kwambara ukamenya deodora ugomba guhitamo kugira ngo nawe niwinjira ahantu wumva ufite fresheri ntiwicarane n'umuntu ngo umuntu akwinube icyo ni ikintu rwose nifuriza gushishikariza abanyarwanda kuko abenshi ntabwo babyumva uhuye n'icyo kibazo ukanakibwira n'umuntu ntakarakare kuko uba umubwiye ikintu kimufashije kandi azanabibona nawe ejo akakigisha undi tukakigira umuco tukakimenya tugahera mu ngo zacu mu bantu tubana nabo abadukorera haba mu rugo haba mu kazi ni ikintu cyangombwa cyane kumenya gukaraba kumenya kwisiga no kumenya kurwanya impumuro mbi dusoza ni ibihe bintu umuntu yakora mu rugo bimufasha kwita ku ruhu rwe nk'amamasike afasha uruhu ntirusaze urabizi hari ukuntu umuntu agenda azana iminkanyari kubera guseka ukazana iminkanyari hano cyangwa ku maso ni ibiki umuntu yakora bidasaba amafaranga bisaba amafaranga kuko baguze ibyo bintu ariko wenda umuntu ataje ni iki yakora kugira ngo yite hari utuntu twinshi umuntu ashobora gukorera mu rugo rwe umuntu rwose ushirika ubute umuntu wikunda abacuti banjye bose barabizi nkunda kubabwira kujya muri timu kwikunda ushobora gukoresha concombre ntabwo ihenda concombre ukayikoreshamo masque hari uburyo umuntu abikeneye twatanga nimero tukagufasha concombre kubera ko ihumubira amazi iridrata igaburira uruhu hari umuneke no kuyirya hari ukurya hari no gusiga ukabisya ugashyira kuri fesi yawe hari uburyo tubikoramo hari gufata umuneke ukawuvanga n'ubuki na yawurute isanzwe dore dufite n'amahirwe hano inaha dusigaye dukora amayawurute ibyo byose biradufasha kugaburira uruhu hari n'ibumba ku bantu bafite ibiheri byinshi abantu bafite umubiri uyaga kugira ngo tugabanye kuyaga ibyo byose ni utumasike ni twinshi cyane umuntu yakwikorera mu rugo dusoza turasoreza kuri iyi mesaje turashishikariza abadukurikiye kwigirira icyizere icya mbere nkunze kubwira abadamu batugana muri DDC ni ukumva ko wiyemera ukiyemera ukumva ko uri mwiza ukumva ko kuba utari inzobe utari mwiza ndakunda kugaruka kuri iryo jambo ryo kuba ngo umugore mwiza n'uw'inzobe ntabwo umuntu wese akunze kuza ati ndashaka gusa na kanaka iyo watangiye kubura icyizere kutigirira icyizere ushaka gusa na kanaka ubwo byose biba byagiye foko usohoka wumva ko usa neza niba ushyizemo icyo gitenge niba ushyizemo iyo made in Rwanda niba ushyizemo ak'iburayi cya cyizere ukifitiye aho niho byose bihera iyo wifitiye icyizere niyo wirebye muri miruwari urireba ukavuga uti ndasa neza niyo twahura singira icyo nkubwira ariko wowe wabyemeye nicyo cyangombwa urakoze cyane Denise ku mwanya uduhaye n'inama utugiriye tuzakomeza tukwakire kuko nibwira ko hari ibintu byinshi umuntu ashobora kwiga akagenda ahindura ubuzima bwe buba bwiza kurushaho haba nuko agaragara imbere y'abantu ariko n'ukuntu nawe yibona urakoze cyane turabashimiye kuba mwakurikiye kino kiganiro subscribe mukomeze kudukurikira kuri Facebook mudukurikire kuri Instagram nkuko murimo kubibona batanga amalinks kuri ekra zanyu mudukurikire no kuri YouTube ndetse murebe na Isibo TV Imana ibaho umugisha murakoze gukurikira ikiganiro The Barber Show nimba ukibonye kuri YouTube The Barber Show
kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.